entendu, ordonne. Article 1er. Est nommé gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général-major Kassongo Mulumba Batoka Gabi, matricule 1-90-90-25101-67. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. hari ibyo wamenya bitandukanye ku ishusho y'umuyobozi mushya wa gisirikari mu ntara ya Ituri ni Majoro General Kassongo Mulumba Batoko Gabi. Majoro General Kassongo Mulumba Batoko Gabi yagizwe umuyobozi w'intara ya Ituri mu shyirwaho rero rije muri aka gace ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiganjemo ibibazo by'umutekano rusange ndetse n'ubuzima. Uyu generale akaba afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu gisirikare cya Kongo. Yinjiye mu ngabo za Zaire bwo nyine yari Kongo ariko itarahindura izina, itaritwa Kongo, yari cyitwa Zaire icyo gihe hari muri 90, maze agenda azamuka mu nzego zitandukanye no mu mitwe inyuranye y'ingabo hirya no hino mu gihugu. Bijyanye rero n'amashuri ndetse n'umwuga, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu mibanire mpuzamahanga. Yanize kandi amasomo atandukanye ya gisirikari harimo n'ishuri rikuru ry'abaofisiye icyiciro cya 24, ishuri ry'ubutegetsi ndetse n'abakozi ba gisirikari icyiciro cya 27, ubwo tutibagiwe n'ishuri rikuru ry'inyigisho z'ingamba z'umutekano icyiciro cya 5. Yanitabiriye rero kandi amahugurwa ku nshuro ku ishuri rya Zimbabwe muri Joint Service School mu rwego rw'ubufatanye mu bya gisirikare. Rero ikindi nuko mu buzima bwe bwa gisirikare yakoze imirimo itandukanye mu buyobozi ino mu nzego z'abakozi. Yabaye kandi mu nzego za operasiyo z'ubutasi, ibikorwa by'ibikoresho logistique, aho yagiye menya uko kontrola abakozi ndetse anaba n'umukozi ushinzwe ibikoresho S4, aho yabaye n'umuyobozi w'iyo bataliyo nyine. Umuyobozi rero ushinzwe operasiyo n'ubutasi, ndetse uyu nguyu yanagiye agira inshingano mu nzego zishinzwe ibikoresho bya gisirikare, kandi yanakoze mu turere dutandukanye twa gisirikare ndetse no mu biro bikuru by'abayobozi. Mu gihe cyose nyine umwuga we yagiye azamuka mu ntera za gisirikari kuva muri Lieutenant kugeza muri Major General. Ni umuyobozi mushya w'intara ya Ituri mu bijyanye na gisirikari. Rero mu yuganiriye nawe ni umuntu uvuga indimi nyinshi, kuko abasha kuvuga igifaransa, akavuga icyongereza ndetse n'indimi nyinshi zitandukanye za hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi mu gutangira inshingano ze muri Ituri, uyu muyobozi mushya wa gisirikari arasabwa gukomeza gushyiraho imbaraga mu kugarura ituze mu ntara, bwo gushimangira ububasha bwa leta ndetse no gucunga ibibazo by'umutekano n'ubuzima mu gihe hari uduce twinshi tugikomeje kwibasirwa n'umutekano muke. Ni umuyobozi mushyashya w'umutekano hariya mu ntara cyangwa nyine muri teritwari ya Ituri, ndetse ni ibintu bikomeje kugenda biryoha cyane mu bijyanye n'abayobozi, nubwo ibibazo by'umutekano bikomeza kugenda bikomeza nyine byo ntibihagarara. Rero uramutse wifuza kumumenya neza, ibyo umuntu yakubwiraho by'ingenzi nuko ari umugabo ucecetse ariko ukora akazi ke neza, ufite discipline, akaba umugaba mukuru w'ikirenga yarahisemo ko yayobora iyi ntara y'ingenzi ya Ituri. Ituri ni imwe mu ntara zifite ibibazo by'umutekano ariko nyine bishingira ku cyo nakwita nk'ubutunzi, ku mabuye y'agaciro ari hariya muri iriya ntara. Ari no mpamvu nyine bahora bashaka uburyo bazana y'umuyobozi navuga wumvira leta ndetse nyine
uzafasha kugarura umutekano muri iriya ntara. Ikindi umuntu yakubwira ni uko inyuma y'iri shyirwaho hari urugendo rw'imyaka irenga 3 rurangwa n'ubudahemuka, disipurine ndetse n'ibitambo byinshi nyine yagiye korera hariya ku ngoma ndetse no mu buyobozi butandukanye hariya bwa FRDC nk'umusirikari w'igihugu. Icyo ndakwibutsa ni uko yanyuze mu gisirikari na mbere, kuko yinjiye mu gisirikari mu mwaka w'1990 nk'uko nabikubwiye hejuru, akinjira mu gisirikare ariko cyitwaga Zaire icyo gihe, aho Major General Kasongo Mulumba Batoko Gabi ubu atangiye umwaka wa 36 ari mu gisirikare cy'igihugu. Ubwo birumvikana nyine afite experience ihagije. Ikindi ni uko uburambe ari uburambe budasanzwe kuri uyu musirikare w'umutima, ariko wakunze cyane umwuga w'igisirikare kuva akiri muto. Ubwo rero benshi uze guhita uvuga uti ko numva ntamuzi, nubwo atazwi cyane mu baturage cyane, gusa n'umwe mu bantu bazwi neza mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare, kuko afite naho yagiye abyiga nyine nk'uko nabikubwiye. Afite impamyabumenyi mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga, akaba yaranashoboye guhuza ubumenyi yize ndetse n'ubunararibonye bwo mu kazi bimuha umwihariko udasanzwe. Umwuga we rero unarangwa n'amahugurwa akomeye yagiye arangiza mu byiciro bitandukanye, kuko yarangije mu cyiciro cya 24 cy'ishuri ry'abaofisiye EFO, ndetse n'ishuri ryaje guhinduka ishuri rikuru rya gisirikare. Yakomeje kwiyongera ubumenyi nk'impuguke mu bijyanye n'imiyoborere ndetse n'abakozi bya gisirikare mu ishuri rya Command Staff mu cyiciro cya 27, ndetse ni n'umuhanga cyane mu bijyanye n'iby'intambara za gisirikare, aho yize mu ishuri rikuru ry'inyigisho z'ingamba z'umutekano cyiciro cya 5 ku rwego mpuzamahanga, ndetse yongereye ubumenyi bwe mu ishuri rya Zimbabwe Joint Service Schools ABS, ndetse n'andi mahugurwa atandukanye ku bufatanye bwa gisirikare yagiye yitabira. Umwuga we rero wagiye uzamuka buhoro buhoro kandi mu buryo bukwiye. Yatangiye ari suriyetona, akomeza kuzamuka mu ntera zose, kapiteni, major, nyine majoro, lieutenant colonel, agera kuri colonel n'ubundi kugeza ageze ku ipeti rya major general, ndetse bagenzi be bamwita umugabo wa operasiyo kubera ubuhanga bwe cyane cyane mu bijyanye na operasiyo z'ubutasi. Yakoze mu bice byinshi. Kinshasa ayobora akarere ka gisirikare ka 31, ananyura Bukavu kuva muri Equateur kugeza mu biro bikuru by'ingabo zirwanira ku butaka ndetse no mu turere dutandukanye tw'ingabo. Yabaye rero no mu myanya y'ingenzi nka ofisiye ushinzwe ibikoresho S4-1, umuyobozi wa bataliyo, umuyobozi wa operasiyo y'ubutasi ndetse n'umuyobozi wa logistique muri Afridex. Ibi byose byamugize ofisiye wuzuye, uzi neza imikorere nyine yo ku rugamba. Ni umuntu rero nk'uko nabikubwiye uvuga indimi nyinshi, ariko azi neza ibibazo by'umutekano byugarije intara. Umuyobozi mushya wa gisirikare agaragaza ubushake bukomeye bwo kugarura amahoro, gusubizaho ububasha bwa leta ku bufatanye n'abaturage no gushyiraho ibyangombwa by'iterambere bikurura abashoramari. Rero ni inshingano zikomeye zishobora no kugana n'ubuzima bw'umugabo wamaze ubuzima bwe bwose akorera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nyine ni umuyobozi mushyashya w'ibikorwa bya gisirikare hariya mu ntara ya Ituri.